Nshuti zanjye zinkurikirana kuri Umuti TV, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda, kandi Imana itanga umunezero iganahumuriza imitima yabo bose bacitse intege. Birangira ambwira ngo mu gihe cy'imperuka ngo hazaduka indwara zitagira umuti n'urukingo. Rero mureke gukangwa n'ibyo mubona, nta kibaho kitaravuzwe. Korona itugeze kure, ariko nkawe usenga, nkawe wubaha Imana, urwara korona gute? Icyambere, niba usenga ugomba ukubaha Imana n'abantu, ugakurikiza ingamba bakubwira cyangwa inama bakugira. Kwambara agapfukamunwa ntabwo ari ikintu kivunanye, nta nubwo kanahenda. Yewe gukaraba amazi, niyo wasaba umuntu amazi yo gukaraba ntiyakwima, kuko ntabwo wakwitwaza ngo abuze amazi yo gukaraba. Gukaraba sanitayiza ni ikintu cyoroshye. Uramutse urwaye kubona uri umurokore, waba mwaje n'Imana yawe, kuko biba bigaragara ntiwumvira abayobozi bakuyobora, ntiwumvira abakugira inama, yewe n'Imana uzayumvira. Ariko nuramuka wumviye Imana yo mu ijuru, ugasenga nk'uko igutegeka gusenga, ukayumvira ukayicira bugufi, ukumvira ingamba z'abayobozi bacu batubwira n'abatugira inama, uzaramba. Yewe nta kuntu uzarwara, nta n'uwawe uzarwara korona. Niyo nsinzi kw'abo basenga bose. Ndakwifuriza umwaka mushya utarimo korona, kandi n'igihugu cyacu umwaka mushyashya twishima tunezerwa, twaratsinze korona kubwo kubaha Imana n'abayobozi bacu mu izina rya Yesu.